twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe na Nyagasani kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 31 mu byumweru bisanzwe, tariki 3 Ugushyingo 2024. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 6 umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Muri iyo minsi Musa abwira imbaga y'Abisiraheli ati, utinye Uhoraho Imana yawe, ari wowe, ari umwana wawe, ari n'umwuzukuru wawe, ubigire wubahiriza igihe cyose amategeko n'amabwiriza nguhaye, kugira ngo uzabone kuramba. Isiraheli, tega amatwi kandi uzihatire kubikurikiza, bityo uzagira amahirwe, kandi nibwo muzagwira mu benshi cyane mu gihugu gitemba amata n'ubuki, nk'uko Uhoraho Imana y'abasokuruza bawe yabigusezeranyije. Isiraheli, tega amatwi. Uhoraho Imana yacu niwe Nyagasani wenyine. Urakunda Uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'imbaraga zawe zose. Amategeko nguhaye uyu munsi araguhore ku mutima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uzakunde Nyagasani n'umutima wawe wose, kugira ngo uzagire ubuzima. Mbega ukuntu nkunda amategeko yawe, iminsi yose ndayazirikana. Ubujijuke mburusha abarezi banjye bose, kuko nakunze kuzirikana ibyemezo byawe. Nanze gukurikira inzira zose z'ikibi kugira ngo nkomeze ijambo ryawe. Ntabwo nacishije ukubiri n'amateka waciye, kuko ari wowe uyantoza. Mbega ngo amasezerano yawe arandyohera kurusha ubuki mu kanwa kanjye. Amabwiriza yawe yampaye gusobanukirwa, bituma nanga inzira zose z'ibinyoma. Ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye, rikaboneshereza inzira yanjye. Narahiriye gukurikiza amategeko atunganye waciye, kandi ni nako nzabikomeza. Uzakunde Nyagasani n'umutima wawe wose, kugira ngo uzagire ubuzima. Isomo rya kabiri ni ryo Pawulo yandikiye Abahebureyi, umutwe wa 7 umurongo wa 23 kugeza ku 28. Bavandimwe, mu isezerano rya kera abaherezabitambo bakurikiranye ari benshi, kuko urupfu rwabatwaraga. Ariko we kuko ari Uwiteka ryose, ubuherezabitambo bwe ntibusimburanwaho. Nicyo gituma ashobora kurokora burundu abamunyuraho bagana Imana, kuko abereyeho kubingingira iteka ryose. Uwo niwe koko umuherezabitambo mukuru twari dukeneye, w'intungane, w'umuziranenge, w'umuzirabwandu, utabarirwa mu banyabyaha, wakiriwe ahasumbuye ijuru. Ntameze nk'abandi baherezabitambo bakuru bagomba gutamba buri munsi, bakabanza guhongerera ibyaha byabo bwite, bakabona guhongerera iby'imbaga. Ibyo we yabigize rimwe rizima, yitangaho igitambo bwe. Abamategeko ashyiriraho kuba abaherezabitambo bakuru ni abanyantege nke, ariko abashyirijweho indahiro yakuye amategeko ni umwana w'Imana wuje ubutungane iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 12 umurongo wa 28 kugeza ku 34. Muri icyo gihe umwe mu bigisha amategeko yegera Yesu aramubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Isiraheli, Nyagasani Imana yacu ni Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi, kandi nta yindi Mana ibaho uretse yo yonyine. Kandi kuyikunda n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yesu yumvise ko musubije neza, aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana
ni itegeko ry'urukundo. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi neza y'Imana. Buri munsi ijambo ry'Imana. Uryumve kandi urikurikize buri munsi. Iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi rize kugufasha kureba ikintu gikuru mu buzima bwawe. Iyo bavuze ikintu gikuru ni cya kindi cy'ingenzi wabura ukaba wapfa. Iyo icyo kintu bagikozeho ku buzima bwawe ushobora gupfa. Icyo kintu kitakorwaho iwawe ni ikihe? Icyo kintu gikuru iwawe ni ikihe? Mu ndimi hafi zose habamo uburyo bwo kugereranya ibintu akenshi bari butatu. 3 degrés de comparaison. Harimo uburyo bunganya bashyiramo ikimenyetso cya bingana. Ukaba bavuga uti ibiro 5 by'imyumbati biremera kimwe na litiro 5 z'amavuta. Habaho n'ubundi buryo bita uburyo busumbanya. Urugero ukaba bavuga uti Petero azi kubeshya kurusha Yohani. Hari iyindi ngere ya gatatu, uburyo bwa gatatu bwo kugereranya. Ho noneho ntago biba bingana cyangwa ngo bisumbanye, biruta cyangwa birutwa, ahubwo babyita uburyo bw'ikirenga, uburyo butagereranywa. Icyo kintu ntago ushobora kukijyana n'ikindi, nta n'amahuro gifitanye n'ikindi. Ubwo buryo rero bwitwa le superlatif, nta wundi bahanganye. Niho rero haturuka ijambo ry'Ifaransa ryitwa le suprême. Uyu munsi rero turaza kwibanda kuri lex suprema, la loi suprême, itegeko nanjye kuvuga ry'ikirenga, itegeko risumbya ndi yose. Nta rindi ni itegeko ry'ubwami bw'Imana tujye kuzirikana n'ingingo remezo yacu, la loi suprême, itegeko ry'urukundo, urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu. Hari n'ikindi kigereranyo cy'umubiri w'umuntu, ko mu mubiri w'umuntu ngo hari ahantu wakora umuntu agahita azengera akaba yanapfa. Aho bahita la moelle épinière mu bwonko. Uramutse uhakoze ugahakubita umuntu ashobora guhita apfa. Icyo rero turi kwita cerveau, ubwonko, ubwenge, twakijyanye n'urukundo imbere y'Imana. Iyo ukoze ku rukundo ni nkaho ukoze Imana ku bwenge, ni nkaho ukoze Imana mu nkovu, ni nkaho ututse Imana. Kuko urukundo ari indi zina ry'Imana. Urukundo ni nka moelle épinière y'Imana, aho wakora Imana ikababara. Kurukoraho rero ni ukurwandavuza, ni ukugira nabi, ni ukwangana. Iyo wangana ujye umenya ngo uri gukora Imana hehe? Muri moelle épinière. Uri gukora Imana mu nkovu, uri gukora Imana mu bwenge, uri gushaka kamunani. Ngiryo rero itegeko turi gukurikiza, itegeko rikomeye y'ubwami bw'Imana utagomba gukoraho, aho ugomba kugira ute? Kurikorera neza ko Imana mugenzi wacu. Aya masomo twazirikanye arimo ijambo urukundo ku bundi buryo. Mu isomo rya mbere urukundo rwagarutse mu inshuro nyinshi, ubwo Abayisiraheli hari isengesho bagarutseho bavugaga mu gitondo ndetse na nimugoroba ryitwa Shema Israel, écoute Israel, tega amatwi Israheli. Igitabo kivugura amategeko mu mutwe wa 6 umurongo wa 4. Tega amatwi Israheli, Nyagasani ninde? Numwe, uramukunde, ukunda Imana. Ngira igitegeko tugomba kubahiriza buri munsi, uhora dukunze Imana, kudakora ku rukundo, aho gutega amatwi. Kuko umuntu ufite urukundo akora neza, yitwara neza. Shema Israel, ko Imana ari urukundo, ko ari igomba gukundwa yonyine, kwirinda ibigirwamana, ahubwo tukaboka Imana nyakuri. Zaburi y'uyu munsi ikiriza iri somo iratwerekeza ku itegeko ari ubuzima, ko nukurikiza amategeko uzabaho neza, uzagira ubuzima. Amen, amen. Uzakunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wose, nibwo uzagira ubuzima. Isomo rya kabiri twazirikanye ryo mu barandikiye Abaheburayi riratwerekeza ku musaseredoti mukuru Yezu Kristo, ubwo bagarutse ku ijambo ubutungane. Ubusaseredoti bwa Kristo nibwo busumbye ubundi bwose, buratunganye, bityo abandi bose bo ku isi bakaba bagira uruhare ku busaseredoti bwe, kuko nyine ari intungane. Ubutungane agatwerekeza kuri ya mategeko. Itegeko ry'urukundo riganisha he? Ku butungane. Umuhereza bitambo yakunze abantu, aritanga kubera urukundo kugira ngo abatunganye, kuko bwe ari intungane. Ivanjiri y'uno munsi naho turumva basubiyemo ya Shema Israel, tega amatwi Israheli. Ubwo umwisha amategeko aje asanga Yezu amubaza itegeko rikuru mu bwami bw'Imana. Itegeko rikuru ni irihe? Iri rutandi ni irihe? Twumvise uburyo Yezu yamusubije,
ndetse nanone twumvise uburyo nawe yagiye abisubiramo. Iri tegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana ni ugukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Mwese mwakoze ku giceri. Igiceri kigira impande ebyiri, hari uruhande rwo hasi n'urwo hejuru, cyangwa urwa ruri hasi rukaba rwajya hejuru bitewe n'uko washatse ko kimera. Rero muzacunge igiceri, uruhande rumwe uramutse urupfutse, urw'inyuma urupfutse, urw'imbere nta gaciro rwagira, n'urw'imbere narwo urupfutse, urw'inyuma nta gaciro rwagira. Agaciro k'igiceri ni uko izi mpande zombi ziba ziri kugaragara, niho igiceri kigira agaciro. Mubyeyi, igiceri waracyitegereje? Ibi rero birerekeza iki giceri mvuze, kirerekeza ku mategeko nyine, ku itegeko ry'urukundo, urukundo rw'Imana ndetse n'urwa mugenzi wacu. Urukundo rugira agaciro iyo rufite izo mpande ebyiri, umurongo uhagaze, urukundo rw'Imana, n'umurongo utambitse, urukundo rwa mugenzi wacu. Ngubwo ubundi buryo bw'urukundo. Igiceri cyangwa nicyo kimenyetso cy'umusaraba kitwibutsa ko Imana tugomba kuyireba bwa mbere, hanyuma tukareba mugenzi wacu uri ku mpande. Rero muri aka kanya maze kumva no masomo, kandi buri wese yibwira ko akundana, ariko umwitozo ukagira uti koko urakundana? None se gucya abantu bashwana, gucya abantu batongana, gucya abantu batemana bakarwana, nuko habuze iki? Habuze urukundo, birumvikana. Ariko icyabuze, ushobora kuba waracuritse umurongo w'Imana w'ivanjiri yaduhaye, kubanza gukunda Imana hanyuma ngakunda mugenzi wacu. Akesha abantu benshi impamvu dushwana, impamvu urukundo rwacu rudashobotse cyangwa ari igicagate, nuko tubanza kwikundira abantu, Imana tukazayigeraho ari ubwa nyuma, kandi ariyo tugomba kubanza. Niyo mpamvu utuma dushwana. Naho ubundi uramutse ubanje gukunda Imana, rwa rukundo uvanye ku Mana ni rwo gushyira mugenzi wawe. Mu gihe uvanye urukundo kwa mugenzi wawe noneho ukarushyira Imana, uzamenye ko urwo rukundo uvanye aho ngaho nyine rudashyitse, ruracagase. Kandi iyo ujyanye ibicagase n'ubundi akenshi bigero byanarangiye. Kuri iri foto ujyanye nk'ibase y'ifu harimo umuyaga, ujyanye nko kuri kilometero 3 cyangwa 5, uzagerayo hasigaye ifu ingana iki? Ongera ukuri iri foto ujyanye nk'ijerekani y'amazi, iyo jerekani yaratobotse iri kugenda iva, ukawujyana amazi nko ku birometero 5, wazageza hasigaye angana iki? Nguko n'umuntu yavomye ku wundi, urukundo ashyira Imana ntabwo rushobora gushyika. Ariko iyo wabanje kuvoma ku Mana koko rukagucengera, ni ikimenyetso nyine cy'uko ujya kurucengeza mu bandi. Umurongo w'Imana w'urukundo ni uri mu rugo rwawe, mu nzu yawe, cyangwa nawe wahereye aho hasi ujya hejuru, aho guhera hejuru ujya hasi, guhera ku Mana ujya ku bantu, aho guhera ku bantu ujya ku Mana. Ngiki cyatumye haza ubusumbane mu rukundo rwacu. Igihe cyose uzabona ufite ubusumbane, deséquilibre, uzamenye ko wakunze abantu cyane ariko ukanga Imana. Ni nibi mutagatifu Agustin avuga by'imirwa ibiri, desite, imirwa ibiri ihora ihanganye. Umurwa umwe n'umurwa nyine ugana ijuru, la cité céleste, umurwa w'Imana, ni ugukunda Imana kugeza n'ubwo wiyanga, l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Gukunda Imana kugeza ubwo wibagirwa. Naho urundi rukundo ni urukundo nyine rwanya urwo rw'ijuru, l'amour terrestre, aho urwo rukundo wikunda kugeza ubwo wibagiwe Imana. Urumva ko ari impusane. Nawe wongera urebe niba utaracuritse umurongo w'Imana. Niyo mpamvu nyine haje wawe deséquilibre, urukundo rwawe ruradandabirana nta kirimo. Mubyeyi, ufata agatambaro kawe, amarira nashoka ubasha kuyahanagura, kuko hari igihe inkuru yaza gusoza umutima wawe utangiye kujegajega, kwemera ko atangiye kuba gukeya. Ariko nanone yikwemera kwawe gukeya nuko nyine nta kuba ufite. Uze kwisuzuma niba ufite urukundo. Ngo umunsi umwe hijya kure cyane muri Afrika, ngo umwarimu waruzi ubwenge wigishaga abanyeshuri bo mashuri yisumbuye, nuko igihe kimwe kiza kugera bya bindi by'uko nyine ahanyere ndihuma, kandi ngo yo nihoramo, wa mwarimu biza kugenda bitya mubyeyi, ntibikurakaze ntibikubabaze kandi ntibigutesha umurongo ufite. Nuko mwarimu aza gukunda umunyeshuri w'umukobwa yigishaga. Uwo mwarimu nyine yari umusore, ariko wa mwana w'umukobwa ngo akaba mu mutwe bitari birimo neza. Nirinze kuvuga ko yari umuswa, hato ahara ataza kundakarira. Mwarimu akomeza aramukunda. Nuko rero wa mwana w'umukobwa nawe arikiriza rwa rukundo, biza kurangirira mu rukundo rwa mpanguhe. Ati dusezerane nyine no kumpa amanota
ntange ibyo ushaka bindi nkabiguhereza. Urukundo rwampanguye, ngiye rya shuri ry'urukundo rwampanguye. Barakomeza bakundana. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mukobwa asubiye aho nyine mu biruhuko, acyura bireti iryoshye imeze neza. Ayeretse ababyeyi, babona ko afite ibinota byinshi. Ati koko yo mwana wacu komerezaho. Go on, continue. Wa mwana biramushimisha, bimutera imbaraga uburyo kuko agiye gukomeza. Naho abandi ntibamenye ahantu yakuye amanota muri ya systeme mpanguye. Wa mwana koko akomeza yiga, akomeza asarura ibinota byinshi. Uko abisaruye bamushima, ariko kera kabaye nyine bishoye kuzamushimuta. Igihe cyaje kugera, rwa rukundo rugera ku ndunduro. Burya urukundo rwose hari igihe rugera ku ndunduro. Nuko rwaje kwera imbuto. Wa mukobwa aza kugira atya, ati ndatwite. Wa munyeshuri abikoza mwarimu, ati ndatwite. Mwarimu ati shyirwiyo indaya gusa, imbwa gusa, umbeshya ko ari njye ukunda gusa. Birakureba ndakuvumbuye, uri indaya kabuhariwe, njyewe n'ikimenyimenyi ntago nyambyara. None iyo nda uyikuye hehe? Nuko system mpanguhe itangira kugenda ijagajega. Nuko rero wa munyeshuri abataye ishuri atyo, ajya kubibwira iwabo byamubayeho, ko rwa rukundo burya rwarenze igipimo. Urukundo rwarenze igipimo. Iyo babibonye birabashavuza cyane, baricuza uburyo wogeje wa mwana wabo, ati komerezaho, batazi ruhe na ruhe. Wa mwana wari afite imyaka 16, yari minere. Nuko bafata icyemezo cy'uko bagiye kurega wa mwarimu, kuko yafashe wa mwana nyine ku ngufu, kuko atarakuze aramuruta. Nuko igihe kigeze bagiye gufunga wa mwarimu agira cyawumvikaneho umukobwa, abahereza inka 5, abaha n'ibifaranga byinshi cyane. Ubundi umunwa ngo cwe ndibongera kuvuga. Ariko basezerana kandi kantu mugiye gukurikire, basezerana ko agiye gutwara uwo mukobwa, ubundi bakabana ku kibinogo cyiza. Ubwo wa musore koko hato bataza kumufunga akamara mu myaka myinshi cyane muri prison, atwara wa mukobwa. Ngaho foro uko byagenza mugejeje iwe. Nuko barabana, bishoke ko babanye nk'imisozi 2 itazigera ihura na rimwe. Ngo wa mukobwa nako wa mugore ataza kundakarira hari, yamara gutegura ibiryo umugabo ntabirye. Bishoke ko igihe cyaje kugera nyine akanabyara. Ubwo umwe yaryamaga mu cyumba cye, undi mu kindi. Ntibigera bahura, ntibigera basanya, ntibigera banaryamana n'umunsi n'umwe. Nuko bakomeza kubana nyine nk'utunyamaswa 2 turyana mu nzu imwe. Umugabo bonye bimurambiye nako gahinda kenshi yari afite, birumvikana n'inzara ririmo, neza biramugora. Ako gahinda iyo depression, afata icyemezo cy'uko agiye kwiyahura. Ejo nejo bundi batazongera kumutsindagiraho uwo mukobwa, aho kugira ngo azicwe n'umunyururu, ko yakwiyahura bikarangira. Nuko aragenda ajya kwiyahura. Nanone umugore nawe ngo muri iryo joro nawe yari gupanga, nyuma y'agahinda kenshi, nyuma y'ibibazo byinshi, nyuma y'uko atavugishwa n'umugabo we, nta kiganiro bajyana n'umugabo we, agahinda ari kose, nawe afata icyemezo yuko agiye kwiyahura. Nuko ngo kera kaba bageze ku rwiyahuriro bombi, ngo barahura, umwe acigatiye akagozi ke, undi kandi bari kwimanika. Singe wahera hahera abakunzi. Nguko byaje kurangira nyine bahuriye ku rwiyahuriro. Niba igihe cyarageze bakibukiranya urwo rukundo uko byatangiye bakundana muri ya systeme mpanguye. Nduze guhita ubimbaza, ahubwo ndifuza gukubaza ikibazo gikurikira: ninde warenganye muri urwo rukundo? Ninde uri kurengana muri urugo? Ninde uri kurengana muri uyu muryango? N'uyu mugore ni wabo umukobwa, ni wabo umusore, n'umusore, ninde uri kurengana muri urubanza? Ninde uri kurengana muri iyi famiye? Erega uri kurengana n'uru ruhinja, n'uyu mwana uri kuzira aya makosa, uri kuzira urwango rw'aba babyeyi be. Ngaka karengane mu rukundo mwababyeyi mwe, ngo ubusumbane, déséquilibre. Uyu mwitozo urangiye ute iwawe? Reka dusoreze ku bintu 4 biza kwajya gusuzuma umurongo wowe ujye uhereza urukundo. Niba utajya umucurika umurongo w'urukundo rw'Imana. Wumvise uburyo match irangiye? Ibitego bingahe kuri bingahe? Umunyeshuri yatsinze bingahe, mwarimu yatsinze bingahe? Urukundo rwa mwarimu n'umunyeshuri rwarangiye nyine bombi baboshywe, buri wese amaze kwiboha.
ngo urwa rukundo rw'abantu nimwaperereje ntago ruzigera rushyika nyine, kuko umuntu nyine ubwe ntashyitse. Aucun homme n'est parfait, nta muntu ntungano uhari. Na niyo mpamvu urukundo rwacu niba rutakomoka ku Mana, niba tutakura ku Mana, ngo ntiruzigera rushyika. Bizarangira nyine rurangiriye mu rwiyahuriro. Tuzarutangirira iwacu rurangirire mu bwiyahuriro, kuko tutamenya aho tuvoma aho dukura ku Mana. Icya kabiri twazirikana nuko ntaho hatira undi kumukunda. Yaba ababyeyi atakiza gushyushya uno mwana ati komerezaho, uje ko umwana ari kubona no manota nawe nyine akamutera n'isoni. Yaba ababyeyi batakiza gufata uno mwana ati tumushyire uyu mwarimu we ku ngufu, uje ko uyu mwana nyine bari kumwakira muri izo ntege nke bagakomeza bakamukundaho kugira ngo bajye kumuhoma aho aza guhomoka. Car l'amour est un don. Burya urukundo ni impano, kandi impano ntabwo abantu bose bahabwa impano zimwe. Bishoboke ko ufite urwangano, iyo ntabwo ari impano, ngo ni uburozi. Ariko urukundo ni impano, kandi Imana itanga ku buntu bwayo. Urayifite? Uzazenguruke mu isi yose ntaho hatira undi kumukunda. Niba nawe uriho ku rukundo rwo guhoma, umenye ko umunsi umwe ruzahomoka. Irinde guhoma rero. Niba atagukunda nyine ubwo ntabwo agukunda, wikwirwa wihomayo, ejo n'ejo utazihomora. Uzacunge mubyeyi, uzafate nk'icyondo nyine uhome kwibuye. Bizarangira bite nyuma? Twongere tuzirikane kuri ruswa, urukundo rwa ruswa. Mwarimu ukunda umunyeshuri, afite ibyo acunze ku munyeshuri. Mbega barimo baraha. Umunyeshuri nawe agakunda mwarimu, afite ibyo amucunzeho, amanota n'ibindi byinshi cyane, buri wese ajya acunga mugenzi we. Systeme mpaguhe. Muri iyi minsi uzasanga abakozi benshi bakundanye n'abapatro babo kubera systeme mpanguhe yateye. Uzasanga badatabuja n'abanyirabuja bakundanye n'abayaya babo kubera iki? Systeme mpanguhe. Systeme mpaguhe mw'ababyeyi mwe iri guca ibintu, iri kumara abantu bamwe imitungo, abandi igatuma bazarangira mu kagozi. Avuga kwiyahura, kwiheba, depression, agahinda. Tekereza nawe utunze urugo nk'uru ruri muri depression, agahinda kubera iki? Urukundo rwa mpanguhe. Mbere yo gukongeza umushara ubanza winjire muri systeme mpanguhe, kuguha akazi muri systeme mpanguhe. Ibintu byose ati mpanguhe we. Mbega wowe ugasanga patro benshi babaye bampanguhe, abarimu benshi babaye bampanguhe, abakozi bakomeye babaye bampanguhe, abaministri, abantu bakora imirimo ikomeye cyane babaye bampanguhe. Mpanguhe. Bene izi systeme ntabwo ziramba, ntabwo zimara kabiri nyine, kuko zishingiye hehe? Zishingiye ku irari ry'umubiri, zishingiye ku bantu, zishingiye ku mubiri, aho gushingira kuri roho. Ongera urebe, ongera ucunge umuntu uri gukongeza umushara muri no minsi, ongera ucunge wa muntu uri kuguha kwa kado tudasobanutse, n'izindi mvugo nyinshi cyane. Urebe niba ejo n'ejo bundi atazagutura muri icyo gitebo cyitwa mpanguhe. Reka dusoreze ku kintu cya kane mubyeyi kiza kugufasha ubumbure Bibiliya yawe. Usoma Nyakorinti ba mbere umutwe wa 13, uze gutangira ku murongo wa 1 ugeze ku wa 7. Cyane uze gusoma wa 7. Urukundo, ibiranga urukundo rurababarira, rwihanganira byose. Amen. Nawe rero niba koko hari umuntu ukunda, ntago uzigera umugirira nabi. Umuntu ukunda ntumwiba, umuntu ukunda ntumuha ibisindisha, umuntu ukunda ntumusambanyi, umuntu ukunda ntumubeshye, umuntu ukunda ntumugambanira, umuntu ukunda uramwihanganira no mu ntege neza afite, ukarushaho kugenda umusigasira buhoro, kuko urukundo ari izina ry'Imana. Yamana itwihanganira twebwe abanyabyaha n'abanyantege nke, ikomeza kugenda twihanganira ikadukunda, kandi ubwo twebwe ntacyo twayihereza. Urukundo rushyitse ni urukundo rw'Imana. Mugire icyumweru cyiza mwese, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.